Turabasuhuje kandi tubashimiye ko muri kumva iki kiganiro. Iyi mwumva ni Willington Post. Naho njye ubagezaho ikiganiro ndi munywanyi wanyu Isaie Sego. Mbere yuko dukomeza rero nkaba nagira ngo mbabwire dukore share, dukore subscribe cyangwa se s'abonner ku bakoresha ururimi rw'igifaransa. Ku isi yose nzima hari igikoresho kimwe rukumbi abantu bifuza gutunga, bakagihigisha uruhindu, bakakigundira byo guhana nacyo. Gusa ariko siko bose bahirwa nacyo, kuko hari abarenda bapfa ntawe umenye cyangwa ngo agirane umubano wihariye nacyo. Mureke gato tuganire ku gikoresho cyitwa amafaranga. Amafaranga ni igikoresho cy'ingenzi mu buzima bwa buri munsi bw'abantu. Akoreshwa mu guhererekanya ibicuruzwa n'ibikorwa, kugura no kugurisha ibintu, no mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi mu by'ubukungu. Mu Kinyarwanda ijambo amafaranga rifite ubusobanuro burebure kandi bufite akamaro kanini mu mibereho y'abantu. Bivugwa neza ko inkomoko y'amafaranga yaba atari iya vuba aha ngaha, kuko mu mateka y'abantu, abantu bagiye bagirana uburyo bwo guhererekanya ibintu cyangwa se ibyo bita barter system, aho umuntu yahaga undi icyo afite akamuha icyo akeneye cyangwa se icyo twakwita toro. Iyi myumvire rero yaturutse mu kuba nta buryo bworoshye bwo gupima agaciro k'ibintu hatabayeho igikoresho rusange. Nyuma yaho amafaranga yatangiye gukoreshwa mu buryo bwemewe bwo guhererekanya ibintu no kugura serivisi. Amafaranga yagiye ahindura isura mu bihe bitandukanye. Mu ntangiriro amafaranga yakoreshwaga hagati y'abantu yabaga ari ibintu bifite agaciro nk'inka, inzabyo, ifeza, zahabu, ibintu by'amabuye y'agaciro bakabiha agaciro runaka, bikajya bikora mu mwanya w'amafaranga. Kavuga uti iyi zahabu ihwanye n'ibintu bingana gutya, bakabibarira agaciro. Bakavuga ati se ninguha inka iraba imeze gutya na gutya. Kera mu Rwanda rwacu ho wasangaga umuntu agira ibirago bingahe bakamuha ikimasa. Umuntu yakora igihe runaka bakamuha inka. Nuko nyine bagendaga bibara mu Rwanda rwacu. Nyuma yaho rero ibihugu bitandukanye byatangije amafaranga y'impapuro n'aya coin y'ibiceri. Ndetse n'amafaranga yakoreshwaga mu buryo bw'ikoranabuhanga muri icyo gihe nyine. Bivugwa neza rero ko uburyo bw'amafaranga bwari bwinshi, ndetse no kugeza ubu bikaba bivuga ko amafaranga yagiye atezwa imbere, aho amafaranga agira amoko atandukanye bitewe n'uko akoreshwa cyangwa se aho aturuka. Mu Rwanda amafaranga ahakoreshwa tuvuga ngo ni ifaranga, ugafatiye kuri franc ry'Ubufaransa. Mbere rero mu ntangiriro z'abakoloni u Rwanda rwakoreshaga ayo bitaga impiya, amakuta n'andi. Uretse n'aya hari n'andi mafaranga akoreshwa ku isi arimo nk'idolari ry'Abanyamerika United States dollars, ibyo bita USD, hakaba iry'Uburayi euro, hakaba iry'Ubushinwa yuan, iry'Ubwongereza pound n'andi menshi. Hari kandi amafaranga akoreshwa mu buryo bw'ikoranabuhanga, arimo nk'amafaranga dukoresha muri banki, hariya iyo ugenda bakakubwira ngo ufite amafaranga ari mu mibare. Hari ayo dukoresha kuri telefone twirirwa duhererekanya nka mobile money, airtel money n'ibindi. Aya mafaranga rero afite akamaro cyane kuko yorohereza abantu mu kohereza no kwakira amafaranga aho umuntu ari hose, by'umwihariko mu gihugu nk'u Rwanda, aho ikoreshwa ry'ikoranabuhanga rigenda ritera imbere cyane. Usanga nk'urugero, niba ngewe ndi Nyamasheke undi ari i Kigali, atari ngombwa ko tugomba kujya kuri banki. Ufite amafaranga kuri konti yawe urayateresharija cyangwa se urayasendinga akava kuri akawunti ukashyira kuri telefone, hanyuma ugahita umwoherereza wa muntu kuri telefone, nawe akajya kuri wa muntu wo ku mu agenti, hanyuma agera kuri wa muntu wo ku mu agenti agahita ya mafaranga amufasha akabasha kumugeraho. Ubwo ni uburyo bumwe rero usanga amafaranga afasha muri uku kuyahererekanya mu buryo bw'ikoranabuhanga. Reka noneho tuvuge ku ikoreshwa ry'amafaranga. Amafaranga rero akoreshwa mu buryo bwinshi, muri bwo twavuga ko bwa mbere harimo kugura no kugurisha. Ibi ni byo bikorwa bya mbere byifashisha amafaranga. Buri munsi abantu bagura ibyo bakeneye, nko kugura ibiribwa, imyenda, inzu, ibikoresho runaka n'ibindi byinshi cyane. Ibyo byose rero bitwara ihererekana ry'amafaranga.
icya kabiri twavuga nko kwishyura serivisi duhabwa cyangwa se dukeneye. Amafaranga akoreshwa mu kwishyura serivisi zitandukanye nko kwivuza, kwiga, ingendo n'ibindi. Kandi amafaranga akoreshwa mu kubitsa no kugurizanya. Amafaranga ashobora kubikwa mu mabanki kugira ngo arinde agaciro kayo no kuyabyaza umusaruro. Nanone abantu cyangwa ibigo bishobora kuguriza amafaranga kugira ngo bikore imishinga itandukanye mu ishoramari. Nanone amafaranga rero ashobora gushorwa mu bikorwa bitandukanye by'ubucuruzi nk'iby'ubuhinzi, ubworozi, inganda, ubukerarugendo, byose bigamije kugira gute kunguka. Hanyuma mureke tuvuge ku gaciro k'amafaranga. Agaciro k'amafaranga gashobora kwiyongera cyangwa se kakagabanuka bitewe n'ibintu bitandukanye. Bimwe muri byo rero ni imiterere y'ubukungu bw'igihugu, igipimo cy'ivunjisha, ubushobozi bw'abaturage mu gukora cyangwa se mu kugura n'ibindi, icyo twita purchasing power. Iyo amafaranga rero agize agaciro kagereranywa n'ayandi, bituma abacuruzi rero bagira ubushake bwo gushora imari yabo muri icyo gihugu, kuko amafaranga yaba afite stability nini. Hanyuma umumaro w'amafaranga rero mu bukungu bw'igihugu, twavuga ko amafaranga aba afite uruhare runini mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu. Iyo akoreshwa neza, amafaranga afasha mu kongera umusaruro w'igihugu, ibyo twita GDP, agateza imbere ubucuruzi, akongera ishoramari, ugasanga mbese igihugu nyine kiratekanye mu buryo bwa financial. Mu Rwanda rero ifaranga ry'u Rwanda rifite uruhare runini mu guteza imbere gahunda zitandukanye z'igihugu nk'icyerekezo 2050, aho hateganywa iterambere rirambye ry'ubukungu mu mibereho myiza y'abaturage n'izindi serivisi runaka. Muri rusange rero twavuga ko amafaranga mu mibereho y'abantu mu buzima bwacu bwa buri munsi, amafaranga afasha abantu kugeza ku ntego zabo zitandukanye. Amafaranga kandi afasha mu kwiyubakira ingo, kwishyurira abana amashuri, kwivuza, kugira ubuzima bwiza muri rusange. Uretse n'ibyo kandi amafaranga atuma abantu bagira ubushobozi bwo gutekereza ku mishinga minini, gutegura ejo hazaza no kwiteza imbere mu buryo bw'umwuga. Imbogamizi rero zijyanye n'amafaranga, nubwo amafaranga afite akamaro kanini, ariko hari imbogamizi zishobora kuvuka mu gihe akoreshwa nabi. Muri zo harimo nka ruswa. Iyo amafaranga akoreshwa mu buryo bwa ruswa, bitera igihombo ku bukungu bw'igihugu, bikadindiza iterambere ry'igihugu, imishinga ikahadindirira. Twavuga nk'ubujura. Nanone abantu bamwe bashobora kugambirira kwiba amafaranga y'abandi bitewe n'uko nyine nta sekirite aba afite cyangwa se nta mutekano uhagije ahari aba aherereye. Ikibazo cy'ifaranga rero rihindagurika, iyi nayo ishobora kuba imbogamizi. Iyo agaciro k'ifaranga gahindagurika cyane, bigira ingaruka mbi ku bukungu bw'igihugu. N'abashoramari ntabwo bashobora kwizera kuza gushora amafaranga muri icyo gihugu mu gihe amafaranga yaho nta stability afite, ko bashobora guhomba. Ni gute rero wakoresha neza amafaranga mu buryo buzana inyungu? Mu gukoresha neza amafaranga bisaba kuyagena neza no kugira igenamigambi rirambye. Icyo nicyo cy'ibanze. Ni ingenzi kumenya gutandukanya iby'ingenzi n'ibitari ngombwa, no kumenya gushora amafaranga mu bikorwa bifitiye inyungu zirambye. Kugira ubumenyi ku micungire y'amafaranga bifasha umuntu kugira imibereho myiza no kugera ku ntego ze z'ubuzima. Hariho igitekerezo kijya kivuga, namwe muracyumva, ngo umuntu nka bana bajya mu mikino y'amahirwe, umuntu ugashobora gutombora nka miliyoni 50, ariko uko ataraziteze cyangwa zibanye mu buryo runaka, ugasanga agize igitekerezo cyo kugira icyo akora asiganye nka miliyoni zitarenze 5 cyangwa zitarenze 10. Bishaka kuvuga ngo ujye wicara ufite igenamigambi. Uramenye ntuzegere uguza amafaranga ugiye gutangira umushinga. Tangira ugerageze, ahubwo ujye muri banki ugiye gushaka amafaranga yo kwagura umushinga cyangwa se ibikorwa byawe bwite watangiye. Nubona amafaranga ujye wirinda ibintu byo kuyasesagura, ukore ibyo ubona byangombwa bikenewe muri icyo gihe aya mafaranga wayafatiye. Ntuzafate amafaranga ya banki ngo utangire uguremo imodoka, utangire winezeze, wubake, uyaryohemo. Ibyo ngibyo birangira bateje bya bindi watanzeho ingwate, cyangwa se ugahemukira umuntu wari wakwizeye agushakira amafaranga. Mu magambo make rero twavuga ko amafaranga ari nk'igikoresho cy'ingenzi mu buzima bw'abantu, mu bukungu bw'igihugu no mu iterambere rusange. Kuyakoresha neza rero, kuyabika no kuyashora mu buryo bwiza ni ingenzi kugira ngo umuntu cyangwa se igihugu kibashe gutera imbere. Mu Rwanda rero guteza imbere ikoreshwa ry'amafaranga mu buryo bw'ikoranabuhanga
korohereza ishoramari, kubaka ubukungu bufite imbaraga, ni bimwe mu byibandwaho kugira ngo igihugu kibashe kugera ku cyerekezo cyacyo kiba cyarihaye. Mwari kumwe rero na Isaie Sego, Biganza bizira ubwiko, indashyikirwa Rwema rwa Rukeratabaro, Inkotanyi y'Iminega Rwagitinywa. Ndabashimiye rero kuba mwabanye natwe, mukomeze gukurikirana ibi biganiro, naho ubutaha. Ciao ciao, mwibuke gukora share na subscribe.